Ndi Papa Sava. Oh, that's nice. Utanditse. Ariko nyine turayifite yanditse ahandi hantu hatariho. Turebe kuri script. Tugiye gusinya iyi yo kurwanya umuhenderezi. Kajogonyoka. Urihuni kajogonyoka. Wanza kujogonyoka ari ukuvaho amabuye. Yana yende gusoma ihuni. Ihuni, ntabwo ari ihuni. Kuranga. Kuki nta muntu mufite muri kumwe? Si ureba ko ari wowe wahindutse. Nanjye nafite ibikapu ari bwo. Uzango avuye ku musura n'abakomeza mu gutura. None se urumva naba mbabaye wanze kukaza. Siko nta bwenge ugira ahubwo wihangana ariko kumeza. aza kubone abo muswaye kandi kushaka nagusa ko tariki gusa ya sameza ubundi senda bakubishira kimarke ahubwo ajya gushaka gushefu ndenda muri store Nese ifira aza gushira ikintu cyayo cyabo. abandi bacuma barotsa kumva n'ukotsa ugasanga bashize mu butanda bazijombye imishito ariko jewe nimeje ifi yotsa kandi mu kwirinda Muri gushya. ariko se metro abashi Ese undi ga bakuzaniye wazishyize. Zose ta. Njya kuzana ndazizi. Ubu yavuga ngo kugira ngo mbone ibintu nashakaga. tubanze mu murima cyangwa Ambara uko wari wambaye. Taraboneka susura abantu. Umurimo nuko bigusohoka. Ambara uko wari wambaye tuje hano. Cyagiye. iki Tubanze ibyabonetse. ifi Na ntuza. niba Na kidomange. Wa marigo. Mwaza n'umuntu arahindutse. Narahindutse cyane mu mwami. Cyose musigaye mwarahinze. Asumani ni umukozi aba yasistinga n'ubundi K-point. Ko K-point niwe uba umeze nkaho ari we n'ubundi umukuriye mwereka tubigenze kuno bashobora no kumubwira bino bintu tubikore kuno. Yego bose ni abahanga, ni abantu mukorana, akaba yanakubwira iyi sene niba iyi sene ugiye gukora mwamaze kurepeta n'abandi ariko ugiye gukora kubwo sene none ugiye gukora wenda ushaka ko kamera iri bugufashe ni iyi ngiyi uyigendemo kuno ibintu uri gukora ntuze kuza kubangamira kamera yindi. Bose nyine babasha gukorana kandi ni abantu bazima. Director ni umuhanga. Ni umuhanga, ni umwanditsi, akana directinga ibintu aba ari gukora nyine ni ibintu abazi kandi n'umuntu wumvikana ku buryo ashaka kukubwira sene ukamubwira iyi sene ni nziza ukaba wamuhaho idea kuri sene noneho we yaniyandikiye cyangwa ari kukubwira kamwe nese iyi sene kimeze ukuntu ariko kano kantu uri kuvuga hari ukuntu nyine katameze fresh bareka tugakora kuno akategeza ahubwo ya kandi koko tubigenje kuno nibyo byaba byiza. Ni umuhanga cyane, ntago ari umuntu wagusiga ngo wowe urwane no kumva iyo script, ahubwo araza akaba yanagufasha ko muyirepeta mpaka ibyo bintu byose ubyumvishije niba atari n'imirongo utari gufata akahita agufasha kuyumva neza. Uburyo wicaye se shaho. Yaramaze igihe abivuga ngo Simon ngwino nkamera akazi ngwino kamera. Nayinje bumva niyo filime ya mbere nari ngiye gukinamo, nta experience nari mfite n'imwe uretse kuba ibyo bintu mbikunda nshaka kubikora nkabona ayo mahirwe
naraje abantu bose nta bantu nari nzimo uretse Madederi twari tuziranye nabwo bitari cyane urumva kuza kwisanisha n'abandi bantu ariko nasanze ari abantu nyine batakujugunya nk'umuntu batazi iyo uje iyo umwe agiye nko gukora abandi basigaye muba muri kuvugana bisanzwe ku buryo indi scene mugiye nko gukinana ukiri mushyashya uba wumva bidateye ubwoba ko bose muba mumeze nk'aho mwamenyeranye ubu ngubu rero ibintu byose aba ari buryohe ubu ari uburyohe experience bariyongereye iyi season izabirenze aka season kazasohoka mubona akantu ka mbere kariho Ramazani na Digidigi bambaye amakanzu bantu banje muzahite mwirukankira kuyireba kandi mutubwire ukuntu mwayibonye kuko azaba ari nziza hazaba harimo n'inyigisho muyitegeho ibintu byiza muyitegeho inyigisho guhindura abantu kandi of course no kubashimisha biruka mfate bazo mu kamera yameze kuri ifoto ma telefone ifone yari ifite ke point na nuza na Digidigi oya nayiguhaye urangije maze kunyereza amavideo y'ikireka ukabana ugira izina ngo ukoreshe kamera ifatije kamera kandi uba wayigize hayengo umwenereza urimo mu murima n'indi ugiye kumusigasa ari gushaka cyane ni oya yaza gukenera urushede producer ntaba producer wacu abatuye producer ari na director ari n'umukinnyi umuntu w'umuhanga cyane w'umukozi kuko ashobora nko kuba yaje nko kuri iyi set yaraye ku yindi set kandi akaza n'undi agaperforminga neza abantu bari gukorana ntabaca intege hari nk'ukuntu umuntu aza mu kazi yarananiwe noneho akaza ugasanga umunanira afite ashaka nko kuba amariraho afite nk'umushiha umujinya mushaka kuba mwakora nk'akantu gasanzwe akatabona ari ibintu birenze koko ninaniro ashaka gutaha cyangwa nyine ashaka ko mubikora fast kugira ngo ibintu birangire ariko n'umuntu mwicara mukarepeta mu gihe scene niyo scene y'abatayirimo cyane aza akabanza akabafasha nawe ari gufashanya na director ni umuntu w'umuhanga ararenze wowe ukeneye uburyo bwo kumwirukana ariko ntashaka kugenda aho kugira ngo aze kuvuga ngo Digidigi yamenze kugira ngo agende twakwiduraho iminota ugatora nyine ari icyo kintu uvuga wenda uzarise ko nari kuvuga ubwo Kristo ntago woroshye urane wagiye kuzana imyuko ni imyuko nosijya nacyo ni imyuko cyuko bagihurisha amasaka video ni kingdom nicyo bahurisha amasaka muri hoteli y'ingegere cyane ahita bitekereza no ku gadget rikaba karwana tekereza ko muri hoteli y'ingegere cyane bishobose hose sinamwe ko yo gufata mu masaka ajyana umuja mu bihereye hasi ntago ari byo shukura oya cyo gikuraho
nabyibagirwa madudu unit dukora dufite ibihano byo hanze dukora dufite umurima we bitese ibintu bimeze neza ko mwamukingirije se ko mwamukingirije se wagiye guteramo parufe yuko ukuntu gita kingirije noneho uzanye udutebe azanye udutebe agiye gutera ubwo aho adutera mwe murajya gukoza ikiyaga. hello mama sava va mu nzira dusetting ese muranicara hanze muri gutereka bateyemo parufe kandi indwara siniziye zana akameza okay agatebe ngo ko wateyemo ngo parufe ngo ko wateyemo parufe ngo harimo ubu twicaye ku gatebe cyatuzanye uyobe cyatuzanye atangira ari kunyuze mutako kubyo naguteguriye ari byinshi kandi byiza washire kurya no kunywa se yewe data we ibyo ni ibintu napanze mu gihe cya adamu na eva oya reka tureka adamu na eva wenda ni kera cyagenda wayinjiza abantu mu nkuge inyamaswa n'ibimera mu nkuge ibyo bintu mba nabiteguye manude njyemba namushyize ku mutwe Poroshete. Iyo mvuze ngo nyine mba nabiteguye manuda ahitaza yo bari mwambwiye sinyara ariko ngo nimba ngo nyunya ngo baze kuvuga inyunyo se nuza no gukora imyuka niko bari basayita bivugira urumva umwamagaza imbere inyuma undi ahagaze hariya uyaraza gukurura imyuka ryaje niho mita nzira agiye gukurura imyuka uyaraza gukurura imyuka ryaje niko mita nzira imengeze kuko ninjye watumye wambara ariya makanzu Digi ni umuhanga cyane. Digi ni umuhanga, nta sene n'imwe ushobora kumuha ngo iyo sene ntayiperformingemo neza. Ni umuntu wumvikana ku buryo Digi ararenze nawe, ararenze byataye. Kuri script, kuri sene, ku bantu baba bari gukorana nyine arazi ibintu byose kuko iyi sene turi kurepeta yamambwira ngo yamani ngo ntabirenze. Ngo umuntu ukuza ngo kwita winjira amapano ngo kwita ufata ngo kwita utambuka ngo uri seri nyine atakumvisha ko ibintu ari ubuzima busanzwe nta kibazo kibirimo. Nawe ni umuhanga cyane. Yego. Kamvane igipande cyanjye mwishu Manu komereza aho mwana. Nyine sigirize nyine se nabwo bibuza wakwishura asufite ikihe kibazo wakwishyuye nk'umubosi we ukuntu bimeze wegera ubwire papa Savuti amafaranga ngiye bambwiye ko ngera ngahageze hari ikindi wowe urirukanga kurusha amafaranga bicyanguka akagenda mu minota ibiri akabageza urirukanga message ngiye nkayitanga yo Digidigi sibyo urayitanga yute uretse ngiye nkayitanga yo Digidigi arakwishyura yego nihaye Digidigi urabona ceceka ry'ibyuryo reka kupusa koze wari ibyuryo bijyanye n'amadendo biriho n'icyanga Papa Sava Fukama hasi ndabara rimwe kabiri gatatu fukama hasi kandi simbisubiremo fukama hasi uretse ngira ibyo gupfukama reka bimisiramo hari isazi bitaza siramwana fukama hasi isazi ziri fukama hasi Papa Sava bagakobwa rero nawe rimwe kabiri gatatu nkubona warenzana n'udashaka gufa ryo rituragurikira hano cyangwa n'umuvu w'amaraso wawe utemba ari ahera wazibishoka nawe guhangukisha umwuka wambambaza umvaga nari mu ijuru kurya kameze kiyambitse ubusa gusa shaka inzobe ariko Papa Sava
wagiye mu buraya gushaka umukobwa w'inzobe ntabwo ari njye oya satani atwumve na sata papa hindukira gutyo umbwira wasize sasa ntukodeshereza sasa inzu sinakwibonye ni umuhahira imyenda yose yambara so yimugurira nigeze nongera kugutera hejuru iyo ashaka brushete ntazi ukayimuha